Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Yesu yongere yamamare. Hallelujah, hallelujah. Nshyizeho indirimbo cyane, burya abantu b'abaririmbyi bakunda kubanza kuririmba, ariko numvaga nshaka kubaha ku buhamya kugira ngo wongere ukomere, nanjye nkomere n'undi akomere, hanyuma tuvuge Imana ya Isiraheli twabonye. Imana ibaha umugisha. Kubaje nyuma nitwa Imana Clemence, naturutse Rusizi, ndi umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana, nkaba n'umutangabuhamya w'iby'Imana yakoze. Yesu yongere yamamare. Hanyuma ngira ubuhamya bwitwa ngo nta kure hahari Imana itakura umuntu. Ngira ishimwe ryitwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Ngira iyerekwa nagize ndi muri koma iminsi 6 ryitwa amaherezo. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma ibyo bintu byose ntabwo wabivugaho umunsi umwe cyangwa umwanya muto ngo bikunde, ahubwo ndajya mvugaho gato gato, wenda ku ngingo zigize ubuhamya no ku ngingo zigize ishimwe. Iyerekwa ryohe rigira uduce 3 keretse ari ryo mvuze ryonyine, kandi yo ndigezeho bisaba ngo aba ari umwanya uhagije, yatari mwinshi nica gahunda. Iri yerekwa yo mvuzeho agace gato bihita bikururana, kuko ubwo mpita ninjira n'ahandi hantu, ariko Yesu nabishima akabyemera, nta deni ry'urupfu dufite, tuzagaruka. Hanyuma nababwiye ko ndi umubyeyi w'abana 16. Hari abajya bambaza batari ko se naburera cyangwa abana n'abanjye, nabyaye mu nda yanjye, ndi nyina w'abahungu n'abakobwa, nkaba nyirakuru w'abuzukuru. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ubu mu kwa 6 nzashingira umwana wanjye wa 4. Hanyuma kubyara n'umugisha, Imana nishimwe. Nazanye n'uriya mushyitsi uri hariya, nawe niwe wa 16, yitwa Ihora Indengera turi kumwe Emmanuel. Yesu akomeze abashyigikire. Hanyuma kuri ubu buhamya ubwo niwe wa 16 nyine, niwe meruka kubyara. Hanyuma kuri ubu buhamya bwitwa ngo nta kure hahari Imana ya Isiraheli itakura umuntu, nababwiye ko naza ngenda mvugaho agace. Ndi umubyeyi wabyaye imbyaro 10 ntararya ku nyama n'umunsi umwe ngo numve uko zimera. Nari ngira mama, ngira na papa, ariko igihe kiragera papa arapfa. Hanyuma apfa mama twite indi nkurikira, urumva ubwo papa simuzi. Hanyuma papa amaze gupfa, mama cyurwa n'umugabo w'umwarimu wigisha mu ishuri ry'ubwenge. Ageze mu rugo iwacu abwira mama, tumva rero mada, ati aba bana ba Royizi, papa yitwaga Nzamwita Royizi, aramubwira ati aba bana ba Royizi nubwo nje kugucyura, ariko nta kantu na gato kavuye mu ntoki zanjye uzigera ubagaburiraho. Mama arabyemera. Hanyuma mu gitondo kare kare abyuka kare, asanga ahantu turyamye mu cyumba twari abakobwa gusa, aratubwira ati nimubyuke mutaratabanyikira muri business zanyu, muze hari akantu ushaka kubabwira. Hanyuma ubwo bakuru banjye bagize ngo ni ijambo nyine ry'irigabo umubyeyi agiye kubabwira. Hanyuma bicara hamwe, arababwira tumva rero ngewe umutware wanjye yanyiyamye kugira ikintu cyose mbahaho cyangwa nzabahaho cyangwa nteganya kuzabahaho. Ikintu cyose kivuye mu maboko ye yanyiyamye. None ikintu ngiye gukora, yahise ahaguruka ajya mu cyumba, azana udusafuriya 2. Aravuga ngo aka gasafuriya n'ak'imboga, aka n'ak'ubugari, hanyuma guhera none kugeza iteka ryose ntabwo nzigera mbagaburira
mwiyeranje cyangwa se buri wese yikoce. Twagize ngo wenda ubwo papa yari umwarimu nyine twamwitaga papa ko twigishijwe kubaha, twagada twibwira ngo ubwo papa ari umwarimu igihe azaba yagiye ku kazi mama arajya twibira ku byo kurya byibuza tugaburire. Ndagira ngo nkubwire mpagaze hano, Imana itakurengeye siko wanyu yatunga miliyoni ukajya uryama. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka atakurengeye uriya muturanyi yabimena muri puberi umaze icyumweru udacana. Imana ya Isiraheli gufasha kubyumva. Mama yadushyize umva yatubereye mwarimu, yatubereye mwarimu, aratwigisha, atwigisha ishuri ry'inzara, asunika ikigeragezo cyitwa inzara. Mama akarya umuceri, mama akarya inyama, mama akarya amafiriti, mama akarya amakaroni. Ibiryo bisigaye agahamagara abana bari kuzerera muri karitiye akabagabura bya bindi asigaje twebwe tudaheruka kurya, inzoka ziri kujorora arito na siprano na tenari. Hanyuma mama akarya akarangiza kuko yari mwarimu wacu. Imana yari yashimye ko azatwigisha ishuri ry'inzara. Igihe kigeze mama yavuye mu rugo rwa papa, mu nzu yacu ubwo papa yadusizemo nyine, baragenda bajya gupanga ahantu bita ku Gashara. Ndabizi neza abantu bagiye bimuka ari benshi, birashoboka ko hano haba harimo abantu b'i Rusizi bazi uwo mugabo. Yari yacyuwe n'umugabo witwa Ncamihigo. Hanyuma bageze aho ku Gasharo, ngewe nakira agakiza afite imyaka 7, hanyuma mpita ninjira muri korari. Ndagira ngo mbwire umuririmbyi wese uri hano ubigumemo kandi ubikora neza, korari ifata umuntu mu gakiza. Twacaga ahantu bagiye gupanga kugira ngo bataraza barya tubareba mu kanwa. Mama akavuza induru ati umva ati dore dore nyabune mundebere. Nta n'ikirenge na gito cyagombaga gukatira ahantu bapangishije n'uwo mutware wiwe. Tubaho mu buzima bubi, twatunzwe n'amabuye, amabuye tw'ibisyogogi n'amuyita ibishonyi. Amabuye tukayarya, twarangiza tukajya ku kagezi kitwa Gisesero tukarenzaho amazi. Inzara iradukubita, inzara iraturya, inzara iradukubita. Nimba hari ishuri rirenze irindi shuri, nimba hari ikigeragezo kirenze ikindi gifite akantu kameze nk'akanyongezo gateyeho, ni ikigeragezo cy'inzara. Ahari bagutuka bakakuvuga ariko utashye ukarya. Hari igihe yuri kurya neza uhita wibagirwa ko banakuvuze ukavuga ati nta kibazo ntabwo bambuza guteka. Imana ikavugana natwe. Imana yajyaga ivugana natwe ikatubwira ati bana banjye nzabagirira neza, nzabagarukaho, nzabakomereza amaboko. Ikintu twari twarabwiye Imana, nababwiye ko twari abakobwa gusa. Ubwo nyine namwe murabyumva, ntabwo twari dufite umuhungu watujuririra. Hari wenda yari kumaza ati mama ibyo urimo ni ibiki, ko watubyaye watwitayeho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka atakurengeye nta muntu wakurengera. Ndashima Imana ko nageze igihe ngewe cyo kujya mu rugo rwanjye, ndeba inyuma mbwira Imana ati Mana karande ntizangura ikirenge we ningera mu rugo uzame kubyara abahungu n'abakobwa. Nageze mu rugo mbyara abahungu 8 ntarabyara umukobwa. Imana ikiza karande mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana twari turiho Nzayimana, ndi kuganira n'umuntu ufite Nzayimana. Nimba ufite Nzayimana reka bakuvuge, nimba ufite Nzayimana bareke bareme ubutsiko. Nimba ufite Nzayimana ntabwo Imana izabura kugusubiza kubera ko bakuvuze cyane. Nta ngovu y'uruvugo, ongera uhagararemo neza. Igihe cyarageze twari abaririmbyi, turi abakobwa. Mu by'ukuri ntabwo twari kubura n'ukuntu wenda twiyaranja kugira ngo byibuze tubashe no kubaho neza. Izo ngoyi ze zari zaratuboshye. Muririmbyi yaravuze ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Nge nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Kugira ngo twambare twajyaga ku muntu w'umukire twari duturanye witwaga Papa Peter. Ya myenda bazatwika niho hari mu isoko ryacu Dubai, niho twajyaga guhahira. Iyi myambaro twarayitoraguraga akaba ariyo twambara tugiye muri korari, tugiye gusenga, ariko izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ko nambaye ku nkweto kuva navuka, hasigaye iminsi 30 kugira ngo njye gushinga urugo. Nagendaga mugurukanya
hanyuma kugira ngo nazo nzibonere, reka nkubwire, twari dufite data wacu utarabashaga kuduha no ku byo kurya dusanze yicaye ari kubirya. Bukeye Imana imuteza umudayimoni amumunga ukuguru, arwara indwara yitwa inzibyi. Yarahagararaga ukuguru kwaratobaguritse, amazi agatembera muri uko kuguru. Hanyuma bukeye agikanyarira gusenga. Yari umunyagatulika. Agezeyo ngo umuhanuzi aramubwira ati wowe wa mugabo wowe, ati ngwino hano. Araza yegera umuhanuzi aramubwira ati ushaka gukira? Ati ni nabyo byanzanye hano. Ati Imana irambwiye ngo hari abana ba murumuna wawe yasize, guhera none uzabakorera ubukwe guhera ku wa mbere ugeze ku mwana wa nyuma. Urabyemera ngo ukize? Ati ndabyemera nyakubahwa Imana. Haleluya! Ariko rashoboye cyane ishoboye. Arangije atashe ahitira mu rugo aho mama yadutaye. Subwo inyuma y'amabuye hari akanyama kahaboneka. Uvugishije ukuri, umuntu wa kera kugira ngo baguha akazi, umukozi yari nka 60, kugira ngo nabwo ukabone kahabwaga umugabo kagasiba undi. Hanyuma twebwe tw'abana nta n'uwo wari kubona ukubwira ati ngwino uzajye kundeyaho, ntabwo byakundaga. Iyi Mana irangije tugiye kubona tubona data wacu araje. Ahera ku wa mbere agera ku mwana wa nyuma. Abo bana dukorera ubukwe, ariko reka mbabwire ubukwe yadukoreye bwari ngubw'agahimano, ariko icy'ingenzi bwari ubukwe. Ngenda avuga ku inshuro ku ituru yanjye. Ku ituru yanjye yarambwiye ati ntiwirige umbwira ibintu ukeneye. Abakobwa b'iki gihe iyo batakubwiye ati biriya biboneke na biriya na biriya na biriya na biriya, uhita ukameza ugahita uvuga ati wowe mama nawe papa ntimunyitayeho. Jya unyurwa n'icyo ubonye, icy'ingenzi ni ukubaha Imana ya Isiraheli. Hanyuma ngewe ngezweho yagiye kumpahira mu isoko, kuva nabo sinari bwambare ku nkweto kuva navuka. Murabona ndi mubise ku buryo ntari gushaka ikigabo hariya basi kimponge n'inkweto basi ziryitana. Cyo gihe zaguraga makeya. Nari narabwiye Imana ngo Mana, nubwo mama dutaye papa akaba yarapfuye, ndi umuririmbyi, nzarinda imvi z'uruyenzi, ndakuvangiye ibyaha n'agakiza. Uzamfatisha ukuboko kw'iburyo, sinzigera nshayisha. Nzabe mu buzima bubi, ariko nteganyirijwe igihugu cy'ubugingo buhoraho. Yesu yarabinkoreye. Uwo mugabo papa wacu agiye mu isoko, nibwo bwa mbere nengeye kwambara ku nkweto kuva nabaho. Angurira inkweto zitwa ngo ndamukiriza abo muri salo, nambaye ryashyano. Nimba nambara nimero 3, aragenda ngurira nimero 9. Inkweto nashyiramo ukuguru, inyuma hagasaguka ahandi hashyiramo undi muntu ukuguru. Nagenda gutya, twari udukweto tw'udushumishumi dufunze hose. Nagenda gutya inkweto zigavamo zigaturumbuka zikagwa nk'iriya. Ngabanza nkareba ko hari umuntu mbonye nkazirukaho, nkongera ngashyiramo ukuguru. Ndangiza icyumweru cyose iminsi 7 ntaramenya kwambara inkweto ngiri kubyiga, kandi hasigaye iminsi mike ngo ngiye gushinga urugo. Ariko data yari ari kumwe nanjye, yagiye kungurira ibyo gutahana. Abubu ngubu bonyine abashyiramo uturibaya, bagashyiramo utuntu tw'udusiripurize, utuntu nyine tugiye tugezweho. Njye agenda agatoragura bya bipira byajyamo nk'abandi 10, akambwira tuzabyambare cyangwa urorere. Icy'ingenzi yari ari kugira ngo arebe ko yazikirira, ibindi ntibyari bimureba. Ariko twari turiho Nzayimana, twari turiho Nzayimana. Yenda papa yasigiye mama, wa mugabo umwana amaze kuvuka, umwana yaronkaga wa mugabo akamubwira tumva mukureho, ntabwo aguma kunungutuzamwe ibiryo byanjye nahashye. Mama akarwara igituza kandi afite umwana uri konka. Abantu